nawe Yesu yo gukiza. Nawe Yesu yo gukiza mu minsi ndyo kugendererwa, mu minsi ndyo kubohoka, mu minsi ndyo gukira, mu minsi ndyo kwagurirwa, mu minsi ndyo guhindurirwa ivyumviro bihagaze ku kinyoma ukamenya ukuri. Nawe Yesu yo gukiza. Mu ntumbero yo gushimira Imana ku myaka rimaze, ihuriro ry'amashengero ya Nouvelle Jerusalem ribateguriye igikorane ciswe nawe Yesu yo gukiza. Kizotangura itariki 27 Ruheshi, kirangira itariki 3 Mukakaro 2022. Kizoba kirimwo abakozi b'Imana nka Pasteur Juvenal Havyarimana na Reverend Mbabazi Jean Baptiste. Ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa kane, igikorane kizotangura isaha 11 z'umuhingamo, kirangira isaha 1 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu, igikorane kizotangura isaha 9 z'umuhingamo, kirangira isaha 1 z'ijoro. Ku munsi wa gatandatu nta gikorane gihari, ariko hazotangwa impapuro z'umutsindo kubiza ivyigwa ndoramana arivyo vya teoloji. Ku munsi wa Mungu, igikorane kizotangura isaha 3 z'igitondo, kirangira isaha 7 z'umuhingamo. Ishengero rya Nouvelle Jerusalem rikaba riri muri quartier asiatique, avenue des Paysans, iruhande ya Cine Cameo. Kaze mwese duhindurirwa ibihe, kuko nawe Yesu yo gukiza. Ndabashuhuje cyane Nshuti z'Imana, abakunzi b'umwe ministries aho muherereye mwese. Imana ibampera umugisha. Iyi ni yacano yanyu mwe mukunda cyane, kandi imwe namwe mutiyabona mukora comment, share mwarakinga tubakunda cyane. Nge rero ni Pasteur Ntabazi Jean Baptiste muri kumwe, kandi nkomeza kubabwira ngo mudushyigikire mu giterane gikomeye Imana duhamagariye mu gihugu cy'u Burundi. Rero murabona ko imbere ya kamera hari umukozi w'Imana mwiza cyane, inshuti yanjye nkunda, umuntu w'umukozi w'Imana wuzuye amavuta kandi wuzuye imbaraga. Uyu munsi nabatumirije kuko tugeze mu munsi wa 63, umunsi w'amasengesho. Twabonye ko iminsi yatambutse ngo yarabanje ivuna ihembe, icamo ihembe kabiri ry'abamo wabo, ngo ndetse ngo inavuna n'akaboko kamo wabo, ngo kandi azigaragura mu birutsi byiwe. Umunsi wakurikiyeho 62 tuvuga ijambo rikomeye rivuga ngo hanyuma rero Farawo ko kwavuna nzongera mvune n'ukundi, ngo n'inkota iri mu kiganza nyite hasi, zose n'imbaraga zo gusenya karande mu izina rya Yesu. Nagira ngo rero munyemerere mwese tubane kuri gahunda. Nagira ngo mbakirire umukozi w'Imana, nawe arimo arahabona. Silas, umukozi w'Imana, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Yego mushumba, Imana yaho umugisha ku amakuru. Ndashima Yesu ko ashoboye. Imana ishimwe cyane. Rero nagira ngo tudatinze cyane, turi mu gihe cyo gusenga amasengesho afite imbaraga yo gusenya karande, yo gusenya n'inyatsi. Aho tubona ko Farawo, burya Farawo ibiri mugaragaza nk'umupagane w'ishitani ubundi urwanya bera, ariko ngo imuvunnye ukuboko n'ukwari gusigaye irakuvunnye. Bona n'igitambaro yashyizeho. Oya hose twitse. Ubwo ni karibu tugira ngo usuhuze abakozi b'Imana bagukurikiranye, hanyuma ukomeze utanga ikiganiro. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha, kandi mushumba urakoze kunyakira. Imana ibaho umugisha. Reka ngusengera Imana. Mana tuba twese uro turagushimye ko Silas ari imbere y'ikamera, kandi kagiye kuvuga amagambo wamutumye. Ni umuhanuzi, ni umukozi wawe, ni umunyembaraga, afite byose. Ndagushimiye mwe muri ino tagiye kubana n'abantu bawe, mugiriye neza, umwuka yaramuzeho cyane kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Karibu mikoro ni yawe. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Nshuti z'umusaraba turi kumwe aha ngaha, kandi ndashimira Yesu ko byose ajya bimenya kandi azi uko azabikora. Dusomye ijambo ry'Imana rero dusanga muri Zaburi ya 35 murongo waho wa 22. Zaburi ya 35 ku murongo wa 22 harimo ijambo ryiza kandi rikomeye rifite ubuzima. Riravuze ngo Uwiteka warabibonye ntuceceke, mwami ntumbe kuri. Nangire nsubiremo, ni Zaburi ya 35:22. Aravuze ngo Uwiteka warabibonye ntuceceke, mwami ntumbe kuri. Nkuzana ijambo rivuga ngo hari ibintu Imana yagiye yitegereza. Yarebye uko Farawo aguhiga, yarebye uko Farawo akurwanya, yarebye uko Farawo aguhagurukiye, ariko hejuru y'uko Uwiteka abyitegereje akabibona, harimo inzira. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo Uwiteka yarabibonye, kandi ntago azaceceka ku buzima bwawe. Ntago azaceceka. Impamvu ijuru ritaceceka nuko watindanye na Kristo. Impamvu ijuru ritaceceka nuko watindanye na Kristo. Hari ibimenyetso rero bigaragaza abizera, hari ibimenyetso bigaragaza abantu babanye na Kristo, ibimenyetso bigaragaza abantu batindanye nawe. Ibyo bimenyetso kandi barabigendana. Hari ijambo ry'Imana usoma mu Kuva
rivuga ngo abantu bitotombera Mose baramubwira ngo turanywa iki. Mose ngo atakira Uwiteka, atakira Uwiteka. Dushimiye Imana ko gutakira Uwiteka harimo ubuzima, bituma Farawo n'ingabo ze, Farawo n'ibyo yagambiriye, Farawo n'ibyo yatekereje, kuko uri kumwe n'Uwiteka, uko Uwiteka mubana, uko Uwiteka mugendana, bituma kumenyesha andi makuru yo guhirwa mu nzira yo gupfa. Ibintu nari nkuvuze mbanza utabyumvise neza. Nari nkubwiye ngo bituma kumenyana na Kristo, kugendana nawe, bituma kumenyesha andi makuru yo guhirwa mu nzira yo gupfa. Ahari ugupfa hakaba ubuzima, aho byari birangiye ukabona hagarutse ubundi buzima. Ngo batakira Mose baramubwira ngo turanywa iki. Mose ngo atakira Uwiteka, ngo Uwiteka amwereka igiti ngo akijugunye muri ayo mazi. Dushimiye Yesu uzi icyo agomba gukora. Hejuru y'intambara ucamo, hejuru y'ibyo unyuramo, hejuru y'ibiguhiga, hejuru y'ibyo biguteye ubwoba, Kristo afite icyo agomba gukora ku buzima bwawe. Uyu ni Farawo wari utuza Abisiraheli. Farawo yari atuza Abisiraheli agira ngo abagirira nabi. Bibiliya ivuze yuko ngo bari bambutse inyanja itukura, ngo bamaze iminsi 3 babuza amazi, bageze ku mugezi witwa Mara. Uyu mugezi witwa Mara ngo amazi yaho hararura, ngo amaze kurura ngo batakira Mose baramubwira ngo kukiwa niwe watuzanye muri ubu butayu, niwe utugejeje aha ngaha, none ibibazo duhuye nabyo niwe wabiteye. Ni iyihe mpamvu wemeye ko duhura n'ibibazo tukagira izi ngorane? Ni iyihe mpamvu? Ariko dushimiye Imana, dushimiye Imana ko Imana ibizi ikigomba gukora. Hejuru y'intambara ucamo, nabivuze hashize, ndakubwira ngo hejuru y'intambara ucamo hari ubuzima bw'igihe cyose, kuko wemeye Kristo hari ubuzima. Kubwo kubana na Kristo, kubwo kugendana nawe, hari ubuzima, hari izindi mbaraga. Nagira ngo ngukangurire nkubwira yuko Kristo yarapfuye yarangije arazuka, ntabwo yaheze mu gituro. Hari ubuzima. Ngo Mose ngo atakira Uwiteka, ngo mu gutakira Uwiteka ngo havamo ikintu cyitwa ubuzima. Ngo ijuru riramubwira ngo Mose cigiti ushyire muri ayo mazi. Bari bageze ahantu hitwa Mara, amazi ngo yararuraga, ngo ashyize muri ayo mazi ngo amazi araryohera, baranywa bagubwa neza. Ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'imbaraga nyinshi wagiye ubona nazo, inzozi mbi, ibyagiye biguhiga byinshi, abadayimoni bagiye baguhiga mu buryo bwinshi butandukanye, ariko hari ijuru rijya ritanga umuti. Ijuru rijya ritanga umuti w'ubuzima, umuti wo kubaho, umuti w'ubutware. N'abamva ijambo ryavuze ngo Uwiteka warabibonye ntuceceke. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uwiteka warabibonye. Imana yabonye ibizawe, yabonye agahinda wagize, yarebye amarira wagize, yarebye abantu inshuti zakwanze kandi warazikundaga, warazibwiye amakuru y'ibyawe. Imana yarabibonye, ariko yavuze ngo Uwiteka warabibonye ntuceceke, mwami ntumbe kure. Uwiteka hari ibintu yabonye, hari ibintu yabonye yitegereje. Ntago rero yakureka, ntago yagutesha agaciro. Wihagarika umutima, Yesu aracyari kumwe nawe. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo Uwiteka ni umungeri wanjye, ni umungeri w'abizera, ni umungeri w'abatindanye na Kristo. Wihagarika umutima, wihagarika umutima. Ngo Abisiraheli babonye aya mazi ngo araryohera, baranywa bagubwa neza, ngo mu kugubwa neza barongera bagira ubuzima. Ijambo ryarantangaje, rirananezeza. Ngo bavuye aho hantu hitwa Imara bajya ahantu hitwa Irimu hari amariba 12, bisobanura imiryango 12 ya Isiraheli, hari n'imikindo 70. Shimwa, bisobanuye umuryango yari yaragiye mu Egiputa ari ubwo yari iri mu kuvayo. Hari ubuzima rero bwaho aho Satani aba yarakujyanye, yaragiye ashaka kukwicirayo, Imana igihagukurika kugeza ahandi hantu hazima. Ndagira ngo umenyeshe yuko Yesu ntaho yagiye, aracyakomeje akazi, aracyakurinze. Ntuhagarike umutima, ntiwihebe, Yesu ashoboye byose. Hari igihe umuntu ananirwa muri uru rugendo kubera ibyo ahuye nabyo, ariko hari imbaraga z'abizera. Nuko ngo abamwizeye bose yabahinduye kuba abana b'Imana, kandi ngo bahabwe imbaraga n'ubushobozi n'ubutware. Haleluya, n'icyubahiro. Abamwizeye bose, abamwizeye bose ngo babaye imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro, ngo no kudapfa. Abantu bamwizeye ngo bapfa rimwe, ngo bapfa rimwe, ngo bapfa rimwe. Dushimiye Yesu ko azi icyo agomba gukora. Nani mukubwira ngo Uwiteka ntagomba guceceka. Hejuru ya byandi ubona biguteye ubwoba, ntago agomba guceceka. Hari inzira ebyiri Uwiteka akoreramo. Kubwo kwizera, ngo abamwizeye bose
abo ngabo bahagaze mu ihema ryo kwizera. Yaravuze ngo amagambo y'Uwiteka naguma muri bo, ngo nabo bakaguma muri we, ngicyo bazamusaba cyose bazagihabwa. Ukundi kuboko Farawo kuba kwarasigaye kutavunitse nako Kristo arakuvuna, kuko wizeye Kristo, wizeye umunyembaraga, uwo wizeye. Niyo bavuze ngo dore ndi kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe, Imana izakurinda, Imana izagukomeza. Uwiteka warabibonye, ntuceceke mwami, ntumbe kure. Imana arebye kagahinda ugirira ahandi, Imana arebye byandi byagutesha agaciro, Imana arabyitegereje. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo Uwiteka warabibonye, ntuceceke mwami, ntumbe kure. Ese umuntu iyo ijambo rivuze ngo ntumbe kure ari Uwiteka uvuze ngo ntakube kure, biba bisobanuye iki? Bisobanuyemo ibintu byinshi. Nuko hari abantu wabonaga bari hafi yawe ariko bakugiye kure. Humura, nubwo bakugiye kure, Kristo arahari akuru uruhande. Imana ishimwe, Kristo arahari akuru uruhande. Hari ijambo nasomye rirambwira ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nkubake. Haleluya. Hanyuma y'ibyo, hanyuma y'abakugiye kure, kubera ko Kristo ari uruhande rwawe, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nkubake. Nzasana hasenyutse kandi nzakurengera. Dushima Imana ko ije kukubaka, dushima Imana ko iguhagazeho, dushima Imana ko itanze umuti, dushima Imana ko ikoze ikintu kidasanzwe, dushima Imana ko yongeye kwigaragaza kuri wowe, dushima Imana ko iciye inzira aho utabonaga inzira, dushima Imana ko ikurengeye ku manywa na nijoro, dushima Imana ko iciye akayira aho amafatango, imifatango yari yatezwe, yari yaguteze. Dushima Imana. Yesu himbazwa, shimirwa, tambirwa. Mpagaze muri izi mbaraga zitwa amavuta yo kwizera, amavuta yo gutsinda, amavuta yo hari ubutware abantu basenga mu kuri no mu mwuka, hari izindi mbaraga, hari ubundi bushobozi. Niyo mpamvu Mose yapfukamye ngo atakira Uwiteka ngamwereka igiti ngo akijugunye muri ayo mazi, ngo amazi ahinduka meza, amazi yaruraga ngo ahinduka meza, ngo baranywa bagubwa neza, bamererwa neza. Muri uko kumererwa neza rero haturutse ubuzima bw'igihe cyose, bakomeza urugendo, bituma bakomeza kubaho, bituma bakomeza gushima, bituma bakomeza guhimbaza. Ndagira ngo mumenyeshe wowe turi kumwe, ubwire yuko ntacyo kibaye. Wowe wizeye afite imbaraga, wowe wizeye arashoboye, wowe wizeye arakwegereye, wihagarika umutima, witinya, wiceka intege. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo iyaturokora urupfu rukomeye, na none biracyaturokora. Kuboko kumwe kwa Farawo kwari kwaravunitse, ariko nukundi rakuvunye, kubera yuko Uwiteka warabibonye, ntuceceke, ntumbe kure. Iyo Uwiteka turi uruhande, hari ubuzima bw'igihe kirekire, hari imbaraga tubona, hari ubutware tubona, hari igitinyiro tubona, hari ugutsinda, hari no kunesha, hari no gutsindishirizwa. Ndagira ngo nongere nkwibutse ngo Yesu aracyakora, Yesu aracyakora kandi akora ibikomeye. Yesu aracyashoboye kandi ashoboye ibikomeye. Ntuhagarike umutima, ntutinye, nuko ku mutima Yesu afite ubuzima bwawe. Yesu arakuzi, Yesu arakuzi. Aho ubona birangiriye ni Imana itangirira, aho ubona abantu bakuvuyeho ni Imana ikuzanira abandi, aho ubona bigushobeye ni Imana ikorera ibitagushobeye ikaguha ubuzima. Murimo yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, nkunda kumva amakuru. Hari amakuru aturuka mu ijuru atubwira ngo nimuhumure, nimukomere, ndi kumwe namwe. Muri aka kanya rero nagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyakora, Yesu aracyashoboye, Yesu ari mu mwanya wo kukugirira neza, kugira neza. Ariko ndi nkawe nanashima n'Imana. Icyambere uhumeka, ufite umwuka, igishoro n'umwuka, kubushi uhumeka, hari ubuzima bw'igihe cyose. Uracyafite n'ubundi buzima bwo guhabwa andi mahirwe yo kwinjira mu bindi wari waraburiye icyerekezo. Kristo rero agufiteho umugambi mugari, Kristo agufiteho umugambi urenze wowe wabutekereza, Kristo agufiteho umugambi. Mushumani warimo kumbwira ikintu gikomeye, arimo kuvuga ngo Farawo ukuboko kumwe kwaravunitse ngo n'ukundi rakuvunye. Reka kuvune, rega nta mugayo, kuko watindanye na Kristo. Kristo ntabwo yagukoze isoni, aracyashoboye, aracyakora, ni umunyembaraga, atuye ahirengeye agati bizima bine, vuga ngo nuwera. Nagira ngo umenyeshe yuko Yesu akomeje akazi ko kukurinda.
hejuru y'intambara wabonye waciyemo nyinshi, nakomeje kugenda mbikubwira, ariko Yesu ari kumwe nawe. Witinya, wikuka umutima, Yesu arakuzi. Nari nimukubwira ngo witinya, wikuka umutima, Yesu arakuzi. Agufitiye ubuhisho, ubuhisha agufitiye nubwo kukurinda mu ibanga, akakurindisha imbaraga ze nyinshi, akakurindisha ubutware bwe bwinshi, akakurindisha ukunesha ke kwishi. Uwanesheje Satani akamwambura imfunguzo, wagira ngo wowe Satani imbaraga aguhigisha, Kristo yazinanirwa. Izo arazishoboye kuzicaza, izo arazishoboye kuzinesha, kandi hari ubutsinzi n'ubushobozi buturuka mu mwami wacu Yesu Kristo. Muririmbyi yaravuze ngo ni igihe gitoya intambara zigashira, ni igihe gitoya. Aho ubona bikugoye ni igihe gitoya, Kristo agakora ibikwiye. Imana ishimwe, ni igihe gito, ni igihe gito, ni igihe gito. Dushimiye ko ari igihe gito. Hejuru y'ibyo unyuramo, hejuru y'ibyo waburi igisubizo, hari ijuru rizi byawe, kuko mbere yuko abantu bakumenya, ijuru niryo ryakumenye, kuko niryo ryanakumenye kera. Dushimiye Yesu ko atuzi. Ndacyakubwira ngo Yesu aracyakomeje kukurinda ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse, arandika ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse, ngo n'amatwi ye ari ugutaka kwabo, ngo igitsuri kiri kubakora ibyaha. Ukora ibyaha we Kristo aba ashaka ko yezwa, akamwegera. Ariko hepfo harimo ijambo rivuga ngo umukiranutsi, bakiranutse ngo baratatse, Uwiteka ngo arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Imana ishimwe, abakiranutsi baratatse ngo Uwiteka ngo arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Mbese wewe kuko mbikunda, gukiranuka kwawe biteye Imana kukuneshereza, gukiranuka kwawe biteye Imana kugutsindishiriza. 18 harimo ijambo rikomeye cyane. 19 harimo ijambo rikomeye cyane, harimo ijambo rivuga ngo Uwiteka aba hafi ngo babe bafite imitima imenetse, ngo kandi aba hafi afite imitima ishenjaguwe, ngo ibyago n'abakuba ko bakiranutse ni byinshi, ngo ariko Uwiteka ngo abakiza muri byose, ngo arinda n'amagufa yabo, ngo nta na rimwe rivunika. Dushimiye yuko Yesu byose abizi, umukiranutsi ararinzwe. Hari ubuzima, hari ubuzima. Farawo niyo yaguhiga ntago yagushobora, kuko gukiranuka kwawe. Farawo nubwo yaguhiga ntago yakuri. Hari ubuzima buturuka mu mwami wacu Yesu Kristo. Hari ubuzima. Ubwo buzima buranesha, ubwo buzima buratsinda, ubwo buzima buduha ubutware, ubwo buzima buduha gukomeza kubaho, kandi twarushaho gutsinda no gutsindikiriza. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu ashoboye byose, ntacyamunaniye. Humura. Aho wicaye, aho ukorera, aho utuye, aho muri ibyo bibazo abana bawe, Satani yarakwigabije, akwigabiza atazi yuko Imana igufiteho ubutware. Satani yarakwigabije, akwigabiza atazi ko Imana igufiteho ubutware. Muri ibyo bintu byose ucamo, wabonye byabaye ibibazo, ariko Kristo agufitiye. Yaravuze ngo niwe ukinga, ntihagire ukingura, kandi niwe ukingura, ntihagire ukinga. Dushimiye Yesu, dushimiye Yesu, dushimiye Yesu. Niwe ukinga, ntihagire ukingura, kandi niwe ukingura, ntihagire ukinga. Ngaho tekereza nawe, Shitani n'ingabo ze iyo baza ko bari bafite urufunguzo rwo kugukingira, baba barazishuguye. Dushimiye ko Yesu ari ufite urufunguzo. Imana ishimwe, Yesu ni ufite urufunguzo rw'ibyawe. None uyu munsi, iyi saa, iyi tariki, iyi minota, aya masegonda, ijuru rivuganye na ibintu bikomeye. Riravuze ngo mu byo ucamo byose, mu byo unyuramo byose, mu biguhiga byose, mu biguteye ubwoba byose, Uwiteka ari kumwe nawe, akurengera aho natakurengera, kandi aragukomeje. Wihagarika umutima, Yesu arakuzi. Ngo avunywe n'ukundi kuboko kwari gusigaye kwa Farawo, arakuvunya. Ari ibintu byantangaje, ari ibintu byantangaje. Hari igihe dayimoni aguhagurukira agira ngo akugirire nabi, ariko agasanga uri kumwe n'ijuru. Ijuru rero, ijuru rijya rirengera bera. Ijuru ritangaje ikintu gikomeye. Yavuze ngo uri kurengera aho natakurengera, yavuze ngo uri kurwanira aho natakurwanirira, yavuze ngo ijuru ryohereje abamarayika bo kukurinda ku manywa na nijoro. Ijuru rikubatse aho natakubaka. Ni ijuru. Hari ibyo wubatse birasenyuka, hari ibintu byose wagiye ushakashaka ugira ngo urebe ubuzima bw'ejo hazaza, ariko ubona bigiye ureba, ariko ijuru ryongeye kukubwira ngo humura.
Kristo ntabwo akuri kure, akuri uruhande. Ibyari kukwica byari uruhande rwawe, ariko n'ibigukiza biri uruhande rwawe. Kristo ari kumwe nawe, Kristo ari kumwe nawe. Gira amahoro y'Imana, gubwa neza muri Kristo Yesu. Tugiye gusenga, kongera gushima ko Imana yakwimanye. Tugiye gusenga. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Nsengeye uyu muntu wese uzumva ikiganiro, mwatoye imbaraga zawe, mwatoye uburinzi bwawe, mwatoye igitinyiro cyawe, mwatoye kunesha no gutsindishirizwa. Hari ibyo wakoze kuva kera, ariko n'ubu hari ibyo ukomeje gukora. Uburinzi bwawe nibumwuzure, gukomera kwawe ni kumubeho, kunesha kwawe ni kumubeho. Mu izina ryawe Yesu Kristo turakoze kuri umwami wo kwizerwa, kandi ukoze ibidasanzwe. Turabigushimiye ko ubikoze. Amen.